ako se ubundi we uraza ukirirwa mu nzu nta no kuza ngo tuvugane ubwiye n'ukuntu bimeze. None wa mwana warahindutse mbere wambwiraga ibintu byose none turi kuburana. Meze neza. Ndi kumva ndi kugukumbura niba ari uko mva mu kazi nijoro sinkubone. Nanjye nari ngukumbuye. Umeze ute se? Meze neza. Hari akantu mu kanya kanjemo hari akarimbo gaciyemo nibuka papa wawe. Nibuka ibihe byiza twari dufitanye. Ako nyine n'ubundi n'igihe cyose iyo nkurebye nyine nyibutsa so uzaba umugabo nka papa wawe. Uribuka ariko urabyibuka ufite memoire ze wibuka ukuntu yari umuntu w'intangaro yari imfura cyane. Yari imfura so. Abantu bagiye babimbwira. Yari imfura wa mwana we. Ako iyo nkurebye nyine mbona ko uzatera ikirenge muki. Urabizi ibyo njya nkubwira yari umugabo uvugisha ukuri utagendera mu bintu icye byari ukwita ku muryango gusa. Yitaga ku muryango ibindi ntabyo yifuriza umuryango w'icyiza. Niyo mpamvu n'izi saha ntajya nakira urupfu rwe. Rwose nawe uzambere imfura uzambere uzabe ahatari uzusikiva icyo yansigiye. Ntuzambere nk'umwana wa Tereza wumvisha amakuru wa undi wa kabiri. Bigiye nabyo manziba nibereye mu rugo cyane agiye kushura. Ujye wibera mu rugo mwana ujye wibera mu rugo utazantera icyuma mu mutima nk'ura mukobwa. Wewe mukobwa se afite afite babirira umwe wa kabiri ukurikira wa muhungu mwana we ngo bamuteye inda. Yego yes. Ariko ibyo tubireke no muri sinago ari byo byari nari ngwamagare ngo nkubwire. Aho urabishimira se wigeze ugana na mama wakubwira umuntu wayimuteye? Nahuye na mama yabaye umusazi ndamwumva cyane afite agahinda umva nta kintu nigeze mugaza kuko nago nashaka kubyinjiramo cyane. Ko numva abahungu b'iki gihe barakaye. Umva mwana urabizi nawe pe ako wenda kwisesha utazabinkora. Yewe mama nyizera kiba kimvanye hano no kujya kwiga nkagaruka nkajya mu rugo. Umva uzagenda yewe n'abahungu ndabatinya. Nukuri ujye ubatinya rwose. Ibyo nibyo byiza ubagendere kure urumva. Umuhungu yakubwiye ngo ndagukunda nta kindi abashaka usibye kukwangiza akakugira nk'ura mwana wanjye ntuzame mukire pe urabizi nicyo kintu cyansaza. Ubu uramukobwa aratwite? Aratwite genda wige uzampesha ishema nanjye nzakubona ugaraduwetinga ni ukuri mwana wawe. Ngiye niko nzagiye. Ni ukuri nicyo kintu cyanshimisha mwana wawe. Ni ukuri pe uko bizagenda. Akomaka nkubaza mbaza mwana wawe. Hashize igihe papa yitabye Imana nta wundi mugabo uzashaka? Oya nta wundi mugabo nanjye ko nkeneye kugira kubona umuntu mpamagara papa. Oya mwana wa so ni so nta wundi mugabo wamusimbura mu buzima bwanjye nta n'undi so urumva. Kabarisa niwe wari so azahora uzarinda upfa ari so urumva. Nta wundi mugabo. Oya kujya umbwira ngo ugiye ku kazi mu gitondo ugataha nijoro. Uri mu kazi gusa buri? Nta kazi mwana wa nta kazi. Nta kazi pe njye nari murambeshye. Oya nako nakubeshya mwana. Ibyo bintu ni by'abagore b'ibyomanzi urumva ntabwo njye mbigenderamo mwana wanjye. Vipi? Shani fresh man. Warabuze se shawa gotese. Ndahari man. Bandi mu kazi iyo kazi karantwaye noneho banzamuriye n'urwego kigaye ndi mu engineer. Kigana wandaye nabonaga ntazi byawe Ubwo se ntabwo kubeshya. Ntari bimane, ntari bikabisa. None se wowe umbona wahindutse man. Shamla Mu rugo bameze bate? mu ishuri mu rugo ni fresh. Noye, meze neza. Shamla urabona mu cyase ntabwo bizi bandikanye cyangwa n'igisazi n'ubundi ki. Wogira amafuti menshi.
nzaguha akazi k'igifundi shareka ne gukubeshya ngiye uzamiciyede ko nubundi do bamaye aka weekend rego tugira ngo nicaye hano kubera ko nashaka kujya uri muri weekend ni bwa buraya bwawe okay sorry kara gaciro nari ejo turakora ejo kuwa mbere urumva ejo turatangira ni gihe upanga abakozi ariko bigusaba kuzinduka nka saa 12 ukaba uhageze ku buryo nyine panga abakozi bahageze please urugabano rumujama wanjye nabirenze uzagongane ku bintu by'amasaha akazi ko nzaguha k'ikiyede uri mu engineer uzagashobora uri mu engineer nabaye engineer shanariye kabisa ya kampani wewe wivuga ngo wariye kuko mu kazi nta by'ubushuti ntago nzaguhereza bivuge ngo ibiki n'ibiki nyine turi inshuti yego ariko mu kazi biba ari indi sura kugira ngo umuntu akore akazi neza cyane ngira nyine akazi karatangira ryari jewe ngeri cyo saa 12 zo kuwa mbere saa 12 za mu gitondo zabe nahageze zapanga ku buryo zapanga abandi bakozi nawe hari tutangira dukora uretse gato hano yego bambwiye ngo nzaza n'umubyeyi ntabwo byari bikaze cyane uretse ndaje muvugisha ndumva mera aramamagaye kumva wereka ndetse nimero zawe ya ziwanze urabona ndazifite reka nkwereke nyine igihe kugenda nimugoroba ndaramwamagaye bandishe gahunda fresh ejo mu gitondo saa 10 zahandi se kuri seriye abakozi muri seriye cyane kibazo nanjye reka njye gufata agacupa barusha urumuna bari mu ma weekend byanagize umva se twageze mu rugo oya bebe ndabyanze naho nje ariko ngiye guhamagara mu mazina y'amwe muri please wajya ureka gukomeza ibintu umva ndakwinginze ukuzi nawe ujye unkora ibintu nkabiriye ngiye kukwishyura nawe uyu munsi wamamagaye sibyo ngewe bebe urabizi ejo se baranyitebye ejo se ejo yi ariko hari nakoreze mu gitondo zo wanyitebye ariko ihangane urabizi ndabyanze ahubwo ngiye kukwiga wamenye ko usigaye ufite abana bavuga mu ariko urabizi ko ngukunda ubu nkunda se ntabwo wanyitaba wenyine ngiye bintu gutendeka jamais nuko nabyo ndetse niki kikubuza kunyitaba hari igihe urabizi n'ibintu bya telefone nabo ariko ngomba kugusohokana nziza ngufitiye nakwiteguye wadahireba wa musiste twigana uvuye ku ishuri se yambaye ku ishuri umeze ute shani fresh kabisa ndakubona urambona ariko wallahi ubungubu ase ntabwo wamenye ko bamaye ka weekend se wapi ni ibisazi man ubungubu ndi gushaka akazi hasi hejuru gutya nabambye ugiye gukora iki se noneho sinkubeshye ni akazi nyine k'iki gihe no guhiga aho mbonye akayede nkagatumika igifundi ngatumika umva nyine ni ibintu ndabona warabaye umurara cyane asha wallahi wapi so ubona se drip mba navaye kugira ngo ntambure mani imeze fresh nanjye mba mvuye ku ishuri ase we wazari comotse man mu rugo batabanyica next weekend tuzasohoka gusurumva ni nabyo rebera nsohoka natunjyana tugende basi ntabwo ninjira nisubiriye none se ko waruje konsura se nawe hago ntabwo warungumbuye narukumbuza ugira reba navuye nje kukureba ibaza iminsi reba amasaha maze magaze hano ibaza iminsi yose tumaze tutabona ntabwo rero biva nisubirire
ibaze nari ngukumbuye kubona useka ariko waje ufite umushiha ari ukunkumbuye ntago wancika ntabwo ndi mwararanye inkumi uwo muntu nge mugabo gutya ndi papa nka ni mama ni ibisazi nibesha nawe warakize sha ntago ari ugukira urumva bibari biboro nyine ugenda uca hirya hino kugira ngo ubone ukuntu ibintu byose bitumika fresh nta kibazo. Ase wa mwarimu wa mate mani ko yarashakaga kunzana ibintu byazagara aho ubundi warambonaga kuriya yaramukanzanye w'umunwa munini tutamukura amenyo nta bintu by'imikino. Wavuze se ko yarari kukumbaza sikayibaze wallahi akura mwarimu banza aho mwarimu ni mwiza akara nagukunda buri aya nta bintu by'inkundo mani ibintu by'inkundo kuri iyi mihanda kuri street sha ni ibisazi reka ntago byakunda. Ahubwo ndanamukumbuye ariko ndanamukumbuye wazagarutse se ku ishuri sha wapi kabisa reka ngiye ngaruke ku ishuri meke baga ashya ngiye ntago nakongera guheka baga wapi wallahi ahubwo we reka nkurabure hari agapati nyine twari twateguye nk'abanyeshuri twaricomotse rikumva ahubwo waza kureba ukuntu nawe ugira gutya kinyabyuka kagira byakunda se mwana shangiye mu rugo ntago babyemera ngayibaze wallahi mva ku ishuri njya muri etide nyine urumva bari ibisazi mbese bagukanira bigezaho man kuryo utajya no mu gapata byatari ngayibaze ahubwo reka nkwereke urumva nkwereke ibintu tugiye kubibara jewe kuwa gatanu nzagira gutya nze ku ishuri nje kurabura directrice gusa nicyo kizanzana nani uniform nzaza nambaye kugira ngo nabyemere nzaza nasaze gutya nakotaye n'abarara banje wallahi tuzana imyiko amaspana tute tumurabura azaba uje gukorera ikiyede se ku ishuri ahubwo cya gipangu cyo ku ishuri baragisoje se cyabara cyari kugikora ntago wakibika shefi mubonye ngewe ntago tugenda ahubwo tugenda umva nkubwire ibindi turabiganira mu rugo tuniyunge basi nkubwire ibintu byose ntabyo kwiyunga mushimishe subizi iki please hangana nawe ugira nugakomeza ibintu kirangije ngayibaze wallahi ushaka kuza gusaba y'akazi nshaka gusaba y'akazi ariko ikibazo se mwahita mumbona mu kadage aba baby mwese mwampfanaga ubona ni ibisazi mwanje ushaka ikirede ntago kikubereye pe ayibaze wallahi nese reka nkubaze ndagiye ndakoze wowe uri kwiga ngo urimo urandika ngo note mate physique chemistry n'ibindi ntibuka wallahi ngiye ndimo ndatumika nkakurera kibiri cyanjye nanabambye uraho ngo ndi kwandika note n'ibiki ibyo bintu ntago reka ntakiri mu mwana ejo bundi numbona nanjye nsigaye ngenda ewana ndi manager wazawe sha reka sha ngiye nuba manager sinkusuzuguye pe ngenze umujama wanje ubu ngubu usigaye ari umufundi afite diplome gutya arayicaranye bikumva ariko arimo arakora igifundi mana nubwo ari n'umu engineer uri kunzana ezo zagara ngo manager ngiye uzanyima akazi nunubakisha iwanyu uzanyima akazi cyakoze ikiyede nzagitumika nari mbonye impamvu none wavuye mu ishuri yihese iyo ngiyo uwo mujama nyine ibyo bintu bireke mana ahubwo reka nkwereke abakobwa nabo nabonye bajya bagira gutya bakisanyura bagakora utuntu bagakora n'ikiyede bagatumika byose ushaka ko nzamo icyo kiyede nanjye seka turebe awe ntago cyakubera nikundira kwiga ukunda kwiga genda wige uminuze ukumva gihe ikintu utazambwira nuko umamagara uri murambwira ngo cyakiyede ngo ndagikeneye ngo niki wapi ntabirimo ibyo bintu uzabinzanira ntago nzaguhamagara sha nuzahamagare kabisa ahubwo reka nkwereke ukumva mu kanya aho Mary arankubiye nyine kuri phone arampamagara arambwira uti ngo reba ukuntu nyohereza gahunda wallahi gutya ngiye agahombi nayo nsigaranye imbere n'inyuma mu mufuka ubu nta n'ikicumi mfite no kuri phone wapi mise ngira gutya mura n'abarara banje barambwira ati ngo ndababwira ngo ngo bimeze bite se ndababwira ngo ni fresh ngo twikorese wallahi ka gahombi se tugaguramo akantu turadomeka man hanyuma se Mary wawe biragenda gute Mary ibyo bintu byiyorere Mary nawe ni umuntu uri aho ngaho nyine ntabirenze bye shana Mary se hari ukuntu Mary we buriya ndanamwemera n'iniga yangera nanyumva man Mary we ndamubwira uti Mary
isigara ryashize kahita nkubita agahumbi kahita nyenda nkamenya ngo nikoze byarangiye hakovi yaba ari kunza naho zagara utangiye kwigira umugabo mu rugo ngo ibiki n'ibiki tambwe uti rero vere kamanze nkuraburi sha wallahi tuzarubanamo uri umugabo nanjye ndundu nzanaho igikoma tumenana nta bintu byinshi sha we ndumva nazi reka nico mokere sha naribi ngo duhuze nyine ndabipange abantu bo ngako batita basi niba ikigahema iyi Kigali mana yanjye ngiye kuyibonera hamwe ariko navuye mu Burundi bambwira ngo Kigali ngo hari amafaranga ngo nakazi nenda buza akazi ngira ngo barahavura baza kunyita sawa mugabo we uri kwitokondera mu mbuga yanjye bimeze bite mwiriwe mabuja mwiriwe nanje uragenzwa n'icyo sura vuye biraje nanje kubasaba akazi nta kazi mwamufise hano hari murakora njya no kwa akazi gahari nako na company ka ihakabona nakazi mfite hano hari umuhungu twe twahuye hajya higejo arambwira ngo nze kuza ngo kudodora hano iwanyu ngo ndababaze ngo mwamufise akazi yego nashaka mu makazi mwamukoze yose ubundi ushaka akazi bwoko ki kazi kariko kose no gakora nakaye nyine ukora iki yewe guteka ndabizi no kugorora impuzu ivyo byose ndabizi n'inkweto noza ndazoza neza kandi mwoshima ndabizi singorana iyo mwompa yose ndayakorera uzi guteka yego ndabizi neza mukama wanje urasubwo ko n'uvuga mu Burundi indyo zo mu Rwanda sikuziteka muzombwira muranyereka kambwira indya mukunda kubera twebwe Burundi bivana n'indya uko muwa mwazitetse nyamba mushaka ko ndabatekera mu Kirundi mugasinzi kwinjya z'ikirundi mwozimenya ko munyereka ukuntu mwe indya zanyu mushaka uko noza ndaziteka uko ndabizi guteka ese umuntu akubwiye ngo ugura amakaro uyashyire mu nzu neza inzu z'abandi zikenewe ntabwo bufite ariko se kubera iki ubundi umuntu aguha inshingano ukajya kuziha abandi kubera iki umuntu aguhembera buri kimwe cyose kiguhembera kandi reka nkubwire menye ushaka kwirukanwa wa mugabo we menye ushaka kwirukana menye uyajyana iwawe buri munsi ndaza nkayabura dore mvuye ndayabuze reka nkubwire ubu se ubundi uri hehe kwanza ndakubwiye ngo ari amakarara mu kabuza iranzu yawe turayigurisha amakaro nakubwiye wohereza ntayabuze ntayahari wayashyize hehe imodoka siri hehe ntabwo ndahangaha ku ishansi uri hehe oya magambo kuko se yandi umuntu ufite karakara kayakazira ntabwo ari yenzi arayinza ibyo bintu byose uzi kubikora akazi ndazi kugakora mawe ariko birasaba kunyereka ibyangombwa ngo menye ko utari umutekamutwe kuko urabona ko ntakuzi ubundi muhereke nyine akazi bagakora bifite ibyangombwa erega nimubona ko nkiri umwana byangombwa mwakwiga muransaba byangombwa mbona nkiri umwana erega n'amabura kindi n'ubundi hoho nyene murabona nyene ubuzima bw'ubu buragoye abana b'iwanyu muga mukubwanwa mugaraho tuba twavukiye amezi menshi twakuriye mu nda mabuja biragoye yego
ubwo rero ni njyewe n'umwana wanjye gusanze yagiye ku ishuri ubundi akazi nawe urabizi ugakora amasuku hano hose ugafura ugomba kudufura buri munsi nta munsi wo gusiba njye sinkunda kubona imyenda idafuze yandagara gufura mfura iki gufura imyenda ni igiki sibambwiye ko uzi no gufura harya mwe muravuga ngo ni impuzu imyenda niyo warumbwiye ngo ni impuzu ni impuzu bizajya bizaza gufura no kumesa uzajya ufura iyo mpuzu yanjye n'umwana turi babiri gusa ikindi ugomba kwitondera tuzapfa umwana wanjye icyo cyiza imbere gufura wabihagarika gukora amasuku wabihagarika ariko ukanza ukita ku mwana wanjye umwana wanjye akunda ntabwo arya ibiryo byinshi ariko arya buri kanya ugomba kumenya kumutekera uko bikeneye ntabure icyo kurya ntabwo iminota 30 abashonje nanje guteka ndabizi kunyarutse uzagerageze rero ubwo wakinjira ngakwereka ahantu uzajya urara yego muzaba mukoze kabisa nukora neza ubwo nzakongeza agashaka uratangira kuri make yego wakurana ese tuje kundeba ako narumva ese n'abakozi ugira abakozi barahari ariko mbese ko uri kwikorera bari muri pause nase ugiye kunsuhuriza amagambo no kunsuhuza ndetse iyi distance ushizemo ni iki urabizi narabikubwiye si ubugira ngo tumeye nk'abisi koko aho reka nkubaze wankunda cyangwa ubumbeshye ndagukunda kandi urabizi ntago nkunda ushingira ku kivuga ko gore nk'ukuntu bumobeye deni ntago narakubwiye ngende umukristo deni ahubwo wenda uko mba numva hari indi mico runaka mba mbona ariko ntabwo mvuze ko uri umupagani unyumve neza ahubwo mba mbona hari imico runaka mba nazi nyine kandi biriya bintu urabizi simbikunda pe mbashaka kugira ngo n'ubundi haba ari muri sosiyete aho mbarizwa aho bose bahore bambonamo umuntu umwe n'ubundi ngiye ibintu by'isi ibyo rero ntabwo bizava kubera iki ugomba kuba proud yawe kujya umuhobera uko ushaka proud yawe ndi proud ugomba kujya umuhobera uko mbishaka kuguhobera ntabwo nabyo no se kuguhobera ni ngombwa kugira ngo tugwatirane biriya bifite igihe cyane yewe nkunda keya ariko mba nazi ubwo rero ugomba kuzima rero mu gihe duhuye none se reka nkubwire nitubitangira uko nguko uri kumva igihe tuzagera cyo kubana tuzaba twaraharara ahubwo nibwo bizaba byiza niba utanabizi then ahubwo nimba ari byo ushaka twihutisha cyangwa ubugira ngo abakozi batakunyuzamo ijisho oya ntabwo ari ukunyuzamo ijisho ntabwo ari ukunyuzamo ijisho ariko nyine ntabwo twaba nk'abisi ahubwo nimba ushaka twihutisha igihe nari tubane yenda ibyo ngibyo rero ko nabikora ariko witwa uwanjye ndetse ko mbona wiriwe mu kazi bogiye kurya nanje mu kanya nuko nyine abakozi bagiye muri range nyine nkaba nsigaye hano ndeba ibyo bakoze ubundi nayo naje nagize akantu mfata kabisa cyane ntari ndingana ngo mperekeza ntari muherekeze se okay ndakubonye ndabira burayi ariko uranyuzwe basi ndanyuzwe ko nago nyuzwe neza kubera iki se uburyo umubeyesha none se ubundi ibintu byawe byo gatugera merekeze nyine nare bese ko wabyanze n'ubundi okay nta kibazo tugenda ariko narabikubwiye nawe oya ugomba kubirokora ugomba kubishyira hasi kubera icyo umbwira ngo ibirokore tubishyire hasi ugomba kubishyira hasi kandi mbona ashobora kuba nazo iki se ntago wewe ariko muri tuvugisha urokore sibyo ubundi kumbeshya ngo urasenga koko iyo mico yawe ko mbona atari y'abantu basengera genda senga ahubwo iyo duhuye kwiga kubona gukunda none se reka kuba unkunda ndabyemera no kuba proud ndabyemera aho deni ibintu bushaka ngo dusomane duhoberane iki ya bintu koko ntabwo ese ubona bira bintu mbambera ukarya cyangwa nabikoye ahubwo se wigeze ko muri ibereye mu rugo wigeze ubikora urambwe ubiheruka ryari wigeze ubikoraho